amaboko ishimwe n'iryawe imirimo wakoze Mana imirimo wakoze Mana tuyikusanyije hamwe tukuramburiye amaboko ishimwe n'iryawe n'ababyeyi wakoze Mana tuyikusanyije hamwe tukuramburiye amaboko ishimwe n'iryawe. Haleluya haleluya haleluya. Ndashima Imana yo mu ijuru ko ari umukozi w'umuhanga. Imana igira neza. Databuja wera warakoze. Wagize neza kumpa agakiza ku buntu. Mana wagize neza. Yantuye imitwaro yari yarametamishije. Ahantu nahanyuze ndahibuka. Zamuka mbyina Murera tujya Nyamirambo gucinya umudiho wa Reyo. Data ndagushimiye. Wantuye kakungo kakagamo umuriro karimo wudi na peteroli, ndabyibutse ko ntahiye umutwe. Uwiteka warakoze. Wagize neza, wankijije ikarito n'umufuka munsi hariya puwaru harafa kwa fokasi hepfo hariya ndahabona. Yesu uri umukozi w'umuhanga. Warantaruye ngirira neza, unyibakira urugo naramutaye umugore wanjye imyaka 8 ishize. Madamu warakoze gusenga. Haleluya. Utindanye n'Imana irabibona. Imana igihoza amarira. Mana nkijije ubusambanyi bwari bwarambase, bujura n'ubusinzi Imana irabukiza. Imana irahambaye ifite amaboko. Nagushimiye Data. Nashakiye ibyishimo mu bimasoro sinabibona. Shakira ibyishimo muri Rayon Siporo y'Inyanza mu Rukari sinabibonye, ahubwo natahaga mbabaye. Madamu umuntu nagukubise kubera ko Rayon Siporo yabaga yatsinzwe. Nzazikomora tukiri muri uyu murimo wa Data. Imana ni inyamaboko. Imana ni inyamaboko. Ifata abara abajyama n'abaniga ikabatatura agasura n'akesho bundi dinze zengere. Mana umuzuti. Mana harahari tuzuye. Zamuka hano natebeje bipirizo mu kibuno ngo ngiye gufana Rayon Siporo. Ngo Bogota yaje ngo Raoul wacu agahiza kandi karakamira. Yesu warakoze. Ndagushimiye Uwiteka. Kubona umugabo wambaye ikanzu y'ubururu n'umweru yakoze amabere yambaye isuti maherena ubururu n'umweru w'Inyanza mu Rukari, ariko ibyo byose nta na kimwe byamariye. Nta na kimwe n'akagasura mubona. Nuko nageze mu nzu y'Imana ngasanga batabira Uwiteka, bumva gusenga kwacu. Imana ni nziza. Ibi ni ibyejo bundi. Ni ibyejo bundi nari Mapengu banyita Nyiranuma, banyita Rasta Gacuma, Kagoma, Mayugi. Imana ihindura amazina. Mugabo mubona agenda nta menyo afite ari ibihanga, bamutegera kuvuga akantu mu Cyongereza agatsimba, ariko ubu ngubu ntakivuga icyo nshoboye nta ntego. Ndagushimiye Data. Umugore wanjye yatindanye n'Imana arasenga, arayitegereza ibivuga. Igihe kigeze irabisohoza. Inkoni nyinshi nagukubise ntabwo yari njyewe, yari Satani umugome. Yari Satani umugome. Ni ukora biriya byose abantu bakarara ari abasinzi. Cyangwa uza kuntoragura natsinze, ukantoragura ngagutegeka kujyana amayugi yanjye n'ingoma n'agacuma ngo bigeze mu rugo z'intu. Yesu kubera ko yamaze kumvunjira. Haleluya. Azajya nkugurira. Tujya nkugurira ngomora inguma. Ntacyo Yesu atakoze.
uyu mama mubona rya zina nzajya ndivuga Jackie Watunda mbese nawe ujya ukagendana. Imana igira neza, ni inyamaboko. Abashimira Imana mu buhamya burebure, hari ibyo yakoze. Imana ifata abari imbobo, abasindaga bagataha bakambakamba, Imana ikabahindura abakozi bayo. Ahari ufite isezerano ryari rikugerageje wumva ritazasohora, ariko numara kubona iri risohoye nyuma y'imyaka 10 wizera Imana irashoboye. Najyaga mpura nawe yambaye ayo masutiye, yambaye ibyo bipirizo n'isuve gusa, ari gufana rero yikoreye urugungo n'ubucuma n'amadarapo, nkabwira Imana ngo Mana ibi ngibi, ikambira ngo vuga ibyo ufite na biriya bizaba, nzakugirira neza. Haleluya, Imana iturebera mu itangiriro ikaturebera no mu isoza. Iyi Mana twicaye imbere irabasha, ni muyimere icyubahiro. Usome ijambo ry'Imana tugiye gusangirira hamwe, nashyize ku mutima. Riri muri Yesaya ibice byaho 46 umurongo wawo wa 3 n'uwa 4. Yesaya, gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice byaho 46 umurongo wawo wa 3 n'uwa 4. Kasome, aravuze ngo nimunyumve mw'ab'inzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isirayeli mwese, abo nahetse mukiri mu nda, abaterura mukivuka, abageza mu zabukuru ndiwe. Muzarinda imvi ziba uruyenzi nkibaheka, ninjye waremye ninjye uheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Mumvugire ngo amen. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Shyizwe ku mutima iri jambo rifite intego iri kuvuga ngo Imana turi ku mugongo wayo, turi ku mugongo w'Imana. Haleluya. Abo tumaranye iminsi kuva ku wa gatanu twaganiriye amagambo y'Imana atandukanye. Ku munsi wa gatanu twaganiriye uburyo umuntu yubaka ubucuti n'Imana, kandi hari amahirwe azanwa no kubaka ubucuti n'Imana. Abo twari turi kumwe mumvugire ngo amen. Hari amahirwe azanwa no kubaka ubucuti n'Imana. Hari abagabo babiri Kalebu na Yesu bahuye nayo. Turagira ngo umuntu wese uri muri iki giterane tumusangize ibyo tumaze iminsi turimo. Buriya muri kubona twuzuye umunezero, mukabona twuzuye ibyishimo, hari impamvu, hari ivomero tumaze iminsi tuvomeraho. Mumvugire ngo amen. Kuwa gatanu rero tumaze kubona ukuntu Aburahamu yubatse ubucuti n'Imana mu bice 18 by'itangira umurongo wa 17. Imana iribaza ngo mbese Aburahamu namuhisha iki ngiye gukora? Imana iravuga ngo ngiye kumanuka i Sodomo ndebe ni Gomora ibyo bari kuharega, ninza gusanga ari ukuri ndabumenye. Ariko iravuga ngo sinamanuka nabimenyesheje inshuti nubakanye ubucuti nayo yitwa Aburahamu. Dusanga mu bucuti twubakanye n'Imana nta kizajya gukora itabanje kutitumenyesha. Mwese Aburahamu bifurije ubucuti n'Imana. Aburahamu mwese bifurije kubaka ubucuti n'Imana. Hanyuma rero ku munsi wese twaganiriye ku ijambo ry'Imana, rivuga ngo Imana izanye uburyo. Imana izanye ubundi buryo, nimuhumure. Haleluya. Twarebeye hamwe dusanga iyo umuntu amaze kubaka ubucuti n'Imana, Imana ijya imushyira mu buryo bwayo. Imana ihita yihutira kumuzanaho uburyo bwayo. Ntabwo akangwa n'ikiro cy'ibirayi cyangwa ikiro cy'umuceri, ntabwo akangwa n'abanzi benshi kuko afite uwo bubakanye ubucuti kandi ushinzwe kumuhuza n'uburyo bwiwe. Mumvugire ngo amen. Dusanga rero Abayisiraheli ubwo hari imbohe zafashwe kubw'ivugabutumwa ziri kumwe na Pawulo, ubwo bari bageze mu nyanja inkugi igaturika, ngo babona uburyo bwose bwo kubaho burangiye, ngo Imana ifata Pawulo imunezeza imuhuza n'umutware utwari uwo mutwe w'icyo gisirikare. Ijambo ryaratubwiye ngo dukagwabiza imigambi y'abicaye. Dufite Imana twicara ahangaha ikaba iri mu kazi aho dutuye. Dufite iyo twicara imbere ikajya mu kazi aho dukorera. Dufite iyo twubaka ubucuti nayo turi ahangaha ikajya mu byacu. Mumvugire ngo amen. Twarebye ukuntu Imana yahuje n'imbohe mu nyanja inkugi ituritse, bizana n'uburyo bwo koga, izana uburyo bw'utubaho, ngo n'ibindi bivuye mu nkuge ngo muri ubwo buryo bose barakira. Ntangaje itangazo ko umuntu wese ukiranukira Imana azishima. Mumvugire ngo amen. Intego y'igiterane umukiranutsi azagira gute? Abandi bahekenya amenyo, abakiranutsi bazagira gute? Kuko Imana izanye uburyo bwayo, abakiranutsi barahari bahumure, kandi utarahura n'ubu buryo bwo gukiranuka Imana iracyabufite. N'uyu munsi burahari. Mumvugire ngo amen. Mu kanya turaza kubasengera tubahuza n'uburyo bwo gukiranuka kandi byemewe. Mumvugire ngo amen. Iyo umuntu rero amaze kwinjira mu buryo bw'Imana,
Imana ihita imufata ikamushyira mu mugongo ikamuheka. Mumvugire ngo amen. Imana ihita ikamushyira mu mugongo ikamuheka ikamutwikira. Muzabona hari ibintu bihangayikishije abandi ariko abandi ntacyo bibatwaye bitewe n'aho bari. Buriya umwana uri mu mugongo n'uwigenza ntabwo bahura n'imirabimwe. Mwari mubizi neza. Umwana wigenza n'uri mu mugongo ntabwo bahura n'ibintu bimwe, kuko ibyo umwana ahurira nabyo mu mugongo bireba nyina umuhetse. Ariko uri mu nzira arashobora gusitara nyina ntanamenye ko yasitaye n'igisebe kikaza. Turashimira Imana yongeye kwemera iteraniro yuko igiye kuduheka. Turashimira Imana igambiriye kongera kushisha abandi ikabaheka. Ariko abari aha mushaka guhekwa, abari hano bashaka guhekwa mumvugire ngo amen. Haleluya. Imana imaze kuguhuza n'uburyo bwayo iraguheka. Mu ijambo riravuze ngo turi ku mugongo w'Imana. Turi ku mugongo w'iki? W'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo hari ibintu bitanu biranga cyangwa bituma umuntu uri ku mugongo w'Imana adakwiye kwitaho. Imana itugirire neza. Dusomye ijambo ratubwiye ngo nimunyumve mwari inzu ya Yakobo. Abona hetse mukiva mu nda kandi narangiza nkongera nkabaheka. Ijambo riravuze ngo nzabaheka kugeza imvi zibaye uruyenzi. Haleluya. Imana iheka imvi zikarira ziburuye. Dore mama wanjye nguri ariko ubu ntago yampeka. Ntabwo akimpeka, ntabwo yampeka. Ariko Imana inyemereye ko n'imvi zanjye zizaba uruyenzi ikimbere. Ingobyi y'Imana ni ngari kandi twese turiho. Mumvugire ngo amen. Mumvugire ngo amen. Ngo ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Uzi ko Imana iguhetse iprofitiramo no gukira. Mugongo wayo urimo imiti ya za rubagimpande. Mugongo wayo urimo imiti ya za diabete. Niyo mpamvu wayirwaye ntugire icyuba. Niyo mpamvu bakuroze nturogeke. Nukuri ku mugongo w'Imana. Mumvugire ngo amen. Niyo mpamvu bagusebeje ntusebeke. Twebwe ku mugongo budasebeka. Baradusebya bagasanga ibisebo nibo bigarutseho kuko twebwe ntidusebeka turi ku mugongo w'Imana. Abahetswe n'Imana mumvugire ngo amen. Rero hari ibintu bitanu umuntu uri ku mugongo w'Imana adakwiye kwitaho. Ikintu cya mbere, imiterere y'inzira ntabwo ireba umuntu uri ku mugongo w'Imana. Impamvu iyi miterere y'inzira nishaka ibimanuka cyangwa izamuka, umugongo w'Imana uriho Imana nishinzwe kugenda ahatera ndetse n'ahazamuka. Mumvugire ngo amen. Imiterere y'inzira ntigize gute? Ikureba. Ntabwo ikureba. Kuba haterera, kuba bagutereranye. Nababwiye abo twabanye kuru twari dufite swingi yitwa urumogi. Ndashimira Imana ko maze gukizwa yamaye umwuka wera. Umwuka wera yambereye ikinya cy'ubuzima. Mumvugire ngo amen. Naza kuzura umwuka wera nari kuba abantu bicaye muri iterano mutuze umwuka wera mwaragowe muri ipfubyi mu by'Imana. Bifurije kuva mu ipfubyi mu izina rya Yesu. Uwo mwuka wera ajya dufasha mu kaga kose. Iyo nabaraga kunkura urumogi nagendaga numva ndi mukina n'ahantu bita muri swingi. Uzumva amanigara avuga ngo ngende muri swingi Imana. Swingi ni ahantu isi kwereka yuko nubwo haterera ukazamuka. Kandi ikintu cyambabaje mu rumogi, ahaterera urumogi rurahatambika ukamanuka wajya kutaratambika kandi haterera ukabura manutse ushinze y'amazuru. Impamvu umusanga benshi bafite ibisebe mu mazuru no ku mpanga bahora batura hasi impanga bibwira ko hatambika kandi hamanuka. Turashimira Imana iduhaye ubwenge bwo kumenya ahatambika n'ahaterera kuko imiterere y'inzira si yacu. Iduhetse n'ibirayireba. Mumvugire ngo amen. Ndashima Imana. Iyo nageraga muri kaburimbo maze kunywa ipuru, najyaga kubona nkabona habaye amazi, nkabona habaye Nyabarongo, bikansaba kugenda nyeranyereza kugira ngo ntagwa mu mazi. Ndashimira Imana ko sigaye mbona kaburimbo nkabona ni kaburimbo. Kuko imiterere y'inzira ntabwo imyemerera Imana ndi ku mugongo wayo. Imiterere y'inzira ntabwo ikindeba. Mumvugire ngo amen. Gahunda ni ukurwana kuguma ku mugongo w'Imana kuko dufite n'abana mo hano bijishuye. Babaye amaji bahita bawuvamo. Imana ifite abantu bacomotse mu mugongo. Sigaye birwanaho. Kibikubwira nuko usigaye uhangayikishwa na buri kintu cyose. Kibikubwira ko utakiri ku mugongo w'Imana. Nuko usigaye wicara ukibaza ibizaba. Ibyo si inshingano. Imiterere y'inzira ibiranga umuntu uri ku mugongo w'Imana. Imiterere y'inzira ntabwo imureba. Muvugire ngo amen. Mbere yaraturebaga we twari twaratagangaye. Ndashimira Imana ko nakijijwe mwuka wera Imana ikamuma, maze kubatizwa mu mazi menshi, maze kureka urumogi, maze kureka uburaya. Imana yahise inyuzuza umwuka wera. Haleluya. Reka mbaratire umwuka wera ho gatoya. Maze kuzura umwuka wera nibwo nageze kuri iriya niga. Ngeze iriya niga irambye birambye ariko se Imana ubundi usigaye usute. Nibona sigaye nambara ibintu bitajyanye nuko twashakanye tumeze. Kuko yanshatse tuvanye mu buraya
twarabyinaga ikimaso twahuriye mu kabari iriya niga yanjye izi kubyina dombora ya so ikamanuka ikazamuka tuba turakubitanye arambwira ati naraguprofoze nzagushyira mu mago none yashyize mu mago iyo niga rero ingejeje mu mago yayo twahagurukaga umugeni n'ingumi umugeni n'ingumi maze gukizwa Yesu aramvunagura iniga indi ebyiri arambwira ati ariko ubundi mubaze usigaye usute ndamubwira nisigaye nsa nk'abakristo ati kuri umukristo ni ibiki n'abandi gusenga ngo Yesu mwene Dawudi ati uwo mugabo uri kumusakuriza ni uwahe ubundi uwo mwinjira ni uwahe afatanya gufata Yesu nk'umwinjira kuko ntajya muhamagara cyane kabiri ntabwo twari tugisangira urumogi twasangiraga urumogi mu rugo haramaze atari ko basigaye niroringira itabi nkagisangiza njyenyine mana ubundi byagenze gute ndamubwira ni Yesu yaracamoye sinyirumwe arambwira ati ako kavuyo k'uwo mugabo yanyinjirije mu rugo ndagahaze Yesu afata atarashi muvugire ngo amen hari abagore rero n'abagabo yafashe atarashi Imana ishimwe Yesu bararufashe birarangiye abafashe umutima afata n'ubugingo n'umubiri biraramye ngo byose biranimwe byo kuzaba iki umugayi aba yamfashe kandi afatisha mwuka wera mugabo yavuga nge nkajya guhamagara Yesu akamya ngo nzakugirira neza nzakugwa neza ngendera muri ayo makuru imiterere n'inzira ntabwo yandebaga umugabo ambwira sinabyumvaga numvaga Yesu aguye neza hatereka birarambwira ati waruzi ikindi ngiye kukumenagurana n'uwo mugabo uwo mwinjira witwa Yesu ngiye kubamenagurana nguhaye itangazo ugenda uri mumbwirire ngeze kwa Yesu arambwira ati uriya mugabo wawe rero agiye kugushyirira ku murongo kuko nakijijwe nderembura mvuye mu buraya indaya zifite uko zirakugira ngo zireshya abagabo nderembura ngenda nderembura bambaza ati kurerembura nari indaya Imana ati sinzagukoresha uri indaya ngiye kuguha inigi kunigagure Mana binyamibare nawe nibizimata Mana izimata ntishobora kugukoresha ubukinga bw'iwanyu ntiyagukoreshanya ayo mato ibyo byose bikuzuye udufite abantu bazi ko ari abaziga abandi nabe ntabwo yagukoresha ukiri uwo muntu abandi nama ndigurumva niyagenda babyumva abandi nama bebi yagenda bayumva birimo ntabwo Imana yagukoresha nzagukorera Mana reka da banza uce mu ruganda rugutunganira uvanemo ubwo bubebi Imana itugire neza imiterere y'inzira ntigira gute ntiture ifite ubirere imiterere y'inzira naratanga Imana nyemera ntunyigire kumbwira gute irambya ngo hama uriya niwe metrese gukiza imbere agiye kukuntunganyiriza usigara ureba neza nubwo uzarebera mu birahuri ariko uzaba ureba neza uzaba ureba nk'umuseka uvuye igako utuvuye igako utarakinga ko nta peti ntabwo agarembere y'abantu ubu bantu basigaye baza bagakizwa leta yashaka kwambara iniforume urambara iniforume urinde uvuye he banza utubwira aho uvuye ncomotse uraza gucuranga ucomotse Yesu ari mu kazi Yesu ari mu kazi aje gutunganya umurimo hano ari mu kazi Yesu acomoye amaniga n'abajama baraje bamenya icyo gukora kuko abandi byarabananiye hari abantu bazezengeye muri ibi bintu babifashe nka bya bene wabo uyu murimo ufite nyirawo kandi Imana ubereye maso Imana ibwira Aburahamu iravuga ngo twubakanye ubushuti kandi Imana uteguriye ibyo barega i Sodomu n'i Gomora kandi ndaje ndamenya ko ibyo baharega ari ukuri ndabimenya hari ibintu Imana ije kumenya murakoze abantu bararenzwe abantu bananiwe kubaha Imana bubahutse ibintu bazi ko Imana yanga kandi bari kubikoresha mu murimo w'Imana nta kibazo twese turi kujya mu ijuru buri wese afite ahari abarisi bari kujya mu ijuru biraje bisobanuye Yesu ari mu kazi iniga irambwira ati waruzi iki urabireka twongere dusangire urumogi urabireka twongere wambare minigo ariyo nagukundiye urabireka utabireka ndakumenagura abo bagabo bawe n'uwo mugabo Yesu wakwinjiye ndabamenagura kugira ngo musige muri iryo torero ryawe n'amaso ufite maze iniga ikamenagura yajyaga yinjira mu nzu abana bose bagahita bajya mu bitenge bose ngahita bahindira mu cyumba cyabo nkabaryamisha ni mu turyame papa mama huye mu ryanda ndajya mwereka imiterere buri imiterere y'inzira kurita tureba mu mwuka wera mu kidaci cy'umwuka wera Imana ikwigisha uko byitwaramo niyo niga yawe yinjira itono muhita ufata abana ati muryame bana muryame papa ari kuvuga neza muryame ukamenya uko byitwara
naho nubwira abana ko papa ari umugome bazakora bazi ko ari umugome kandi imiterere y'inzu urimo ntabwo ireba abana bawe ko niwe wihaye iyo nigane narayihaye iracoma irapofoka abana bagere ntabwo bagombaga kugendera muri ibyo ngibyo ndimo by'ibikomere n'intambara by'iyo nihaye kuko ni naramwihaye najyaga asenga Imana ni Yesu we niyaniga nihaye wewe washingiwe n'itozo rivuga ngo Yesu wa mugabo w'Imana urumva abantu ari bamwe bambwiye abakobwa bazishingira ko bazabishinguye murakoze wihiniga nyine uzategereza ikindi kigukorera zanjye imbere yayo Imana niyaniga nihaye waranze gutegereza Imana tugirire neza akambwira Imana niniga nihaye kandi ati tuzi kumenagura gushyira kuri gahunda najyaga nihende kuko nagendaga nibebe kwitara kwamaze atari kose kugenda ucumbagira nari umustar Imana tuzinagukoresha umustar dufite abantu bafite uko babizi mfite uko mbanye naye iraje mugirane ikiganiro n'umubona Imana ije mu mubonano n'abantu bayitirira umugabo aramena najyaga yinjira hindira yawe itabi na za kabuta abana ngahita bashyira mu cyumba ngahita mbwira ndamushimiye imbere y'umuruhame wa mugabo ndagushimiye yankoreye ikintu cyiza mushimira mu ruhame yigeze neza abantu ngamenagurire mu bantu Imana igumugisha najyaga njyana mu cyumba cy'agakinga kandi yarazi kumenagura acecetse nanjye nkacecetse nari ntuye mu gipangu cy'abagore 8 iyo amenagurira hanze bari kuba ampaye rubanda kandi abagore niyo hari umukristo n'umuvuga butumwa bwiza uvuga butumwa zaravuga n'uvuga ngo udufite abagore bahora ku muhanda mwumvise ibyo bamurokoreye bamuririmbye banyushuri baratwiteza ariko mu byimba amakuru y'izina imiterere y'inzira ntabwo ikureba ubireba uri ku mugongo wa bima amakuru bifuza Imana ko muri iteraniro igira abantu yima amakuru Imana yimana amakuru mu buzima bwawe kuko imiterere y'inzira si wowe ibera tukayabonera tukayabona makwishima Imana inyimarira amakuru mu miterere y'inzira narindimo niga yagikangira mu cyumba yari azi kuncota acecetse kajya mpuza n'ibibambasi imitsi irangirika ukatuma ibirahuri kamuza n'ibibambasi ambwira niwamba wariyeshe kakashirira amenyo kamuhungira munsi y'igitanda agakura yagajya muza y'inkoni uravayo cyangwa uvayo iyi niga yaranigabwiye mureba hano bituri gutambana zari zikuniga ikamba umunigo avuga n'umusagi wacu n'isubiri wacu waza ngo yanaye urugo rwayinaniye hamwe n'ubuhamya dufite n'amateka y'ibyo twumva mu gihugu twebwe reka tubikomire mu izina rya Yesu twe kuba nk'abandi Imana yimana amakuru abantu bakeneye ku buzima bwacu mu izina rya Yesu kuko nari mfite amakuru ko nzakorana nayo umurimo nari mfite amakuru ko azambara kositime twagera ku ruhimbi tukavuga Imana mu bitera niyo mpamvu imiterere inzira itandebaga nta rupfu rwarimo ndavuga amaso azangirika ariko umugabo wanjye tuzakorana umurimo ngo nimuta n'abamutereye Satani reka shinyiriza shinga iryinyo kuri iyi si mudashinyiriza iragucana biragusaba ko imiterere y'inzira biharira uri ku mugongo niba uri ku mugongo w'Imana musabe utumanuka uzumvanira imiterere y'inzira nigiranigagura igihe kigeze Imana yanyarwa kubera ko rero mumaze guhenga mu gusigaye ugenda neza inigi gushyize kuri gahunda amagufa yari hengetse yashyize kuri gahunda kubera inkoni amaso warembuzaga yashyize kuri gahunda y'Uwiteka irambwira ati noneho ndagira ngo umenye ko umbwirira abantu kuko umuntu yagenje ariko agenza uyu munsi wa none ubyumve ukuri ugenzereza abantu ku isi niko Imana izakugaruraho Imana ibabarira ibyaha ariko ingaruka z'ibizabyo umuntu arazirengera murakoze nukora byinshi uzahura n'ingaruka nyinshi abantu bari kutubona ku ruhimbi abantu bari kutubona ku ma YouTube bati yego ariko ingaruka turimo nawe uri kudufasha uziyo muye ndi kumwe n'iyi niga duciye aranya Nyabugogo imboga ziri kumfata izibazi singati twarakubuze Imana baby wagiye kura bijya bitana n'irinete hazikuramo zo n'ingaruka tugeze kugendana na Fabrice n'abana tugeze hakurya imboga iradufata iramfatira akomeza umwana akajya amubwira kure kura mama ngo tukaba kinyendaro umwana ari mu ngaruka zanjye abana banjye bahereza kunyicaza bamwe na ngoma ngo bayinda yo babura iki mama wawe singaruka none ibyo ni ikirato byo kugira ngo abantu birate gukora ibyaha rero ubuntu busange Imana iturengere twemere kuba ku mugongo w'Imana ubwo niho honyine tuzarindwa iby'isi yadukanye honyine
abari hirya y'umugongo w'Imana cyangwa bari kure y'umugongo w'Imana bose bazasayisha. Umukiranutsi ariko we azagira gute? Intego y'igiterano umukiranutsi azagira gute? Azishima. Imana izamuhuza n'umunezero w'abandi baboronga barira kubera ingaruka z'ibyo babayeho banze kureka mbere. Imana itugirire neza. Ndashimira Imana yabanye nanjye muri izo nkoni. Imana yabanye nanjye umugabo ntaje irambwira ngo uko wagenje niko nawe ugiye kugenza. Uyu mugabo baramutwara, ndaya ziramutwara, izamatimba, izarafurasheri, izikandura n'izireba mbere. Nanjye mura nazo zikamwe tuzakumenera ku ibora yacu Mana. Ntabwo baramutwaye none bazanamena. Agenda mbwira Imana ndengera. Ndashimira Imana ko imusubije nawe uramena. Dore nguyu ni uwanjye. Ubu nawe nimurwanira nawe. Haleluya. Muri Imana izagarura bora yawe. Ongera ushinyirize. Ubu nawe nimusangira nawe. Tangaje itangazo ku ndaya zose ko nawe nimusangira nawe. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko mu gihe twamusangiraga namenye uko bitwara. Imana itugire neza. Urabyacyapyineka ngo telefone, ngo message, ngo musanze ahagaza. Twe barabazanye turabyuka turabaryamisha. Kandi turakomeza turakizwa. Uyu munsi turaho turimo mumvugire ngo amen. Urabona atagarutse wese hacabaye. Aragarutse. Daho komeza utineke ejo uzangara. Uko najya mbabwira hari abantu bari gukinisha, abantu bari gukinisha societe, bari gukinisha ikintu cyitwa umuryango, bari gukina n'agapira. Ariko hirya gatoya aho turi kujya abantu bazasanga barakinye n'ibidakinisha. Umuryango si ikintu cyo gukinisha. Iyi societe yitwa Nyarwanda y'urubyiruko ndetse n'abubatsi ngo muri iki gihe turi guhemukira abana muri kumva amadevorce tukarebera, muri kumva batandukana tukarebera, nawe ukabigambira ukanabikora ukumva biroroshye. Abana bakamukwabo cyangwa nyine cyangwa kwasi kumva ibintu bicekeje. Ni ikintu cyo gusengera nk'itoro tugatabaza mu ijuru, kuko hazaza hateye ubwoba kubwo ibintu abantu bari gukina hagati. Imana tugire neza. Ndashimira Imana yamagaritse neza kandi yajyaga imbwira ko izandindura ibyirato. Kandi reka kuko mbivuga Imana yabanye nanjye muri za nkoni nyinshi. Imana yabanye nanjye. Umugabo agenda imyaka 8 yababwiye muri imyaka 8 harimo gusonza. Yajyaga afata societe y'ibihumbi 300 akaza akayabarira mu nzu, agahamagara indaya akabwira ngo tugende gukoranira he, turi kumwe mu nzu. Akongera akayabara agasubiza mu mufuka n'ijana asize. Abwira Yesu ngo ngwino tubane. Dore ngo Yesu nigeze mukurikira ngo mbwire ngo mari noteja. Ariko habakiriye Yesu amaye umugisha wanje mumvugire ngo amen. Imana yanye umugisha wawe barakurindiriye. Handa yakuriye umugisha wawe narawurinze. Mumvugire ngo amen. Ibintu byacu birindagwe natwe mumvugire ngo amen. Kandi ubona agombaga kuba we nabayewe nyuma yo kunesha. Unesha zamugira inkingi yo guseka. Haleluya. Imana ikeneye umuntu unesha, ikeneye urubyiruko runesha, ikeneye umukristo unesha. Kuko ari ku mugongo iterere y'inzira ntabwo imureba. Mumvugire ngo amen. Icya kabiri kiranga umuntu uri ku mugongo w'Imana. Umuntu uri ku mugongo w'Imana nta byangombwa bazwa kuko bireba umuhetsi. Hari ibyangombwa by'inzira, hari ibyangombwa by'inzira y'abantu bajya mu ijuru. Ibyo ntabwo bitureba. Najya mbibutse muri covid ko umuntu yagendaga yambaye agapfukamunwa. Hari umwana wigeze uheka mu mwambika agapfukamunwa. Bivuga ngo umuntu wese umwana niwe ushinzwe kwambara agapfukamunwa, ariko umwana w'umugongo nta gapfukamunwa. Ariko mumvugire ngo amen. Bishatse kuvuga ngo umuntu uri mu mugongo aba afite protection, abafubitswe, abarinzwe, abafite imbaraga zimurinze. Abari ku mugongo w'Imana mumvugire ngo amen. Ibyangombwa by'inzira bifite ubibazwa. Yantumye ngo mabwire ngo ni Imana. Haleluya. Amukiranutsi azagira gute? Azishima. Intego y'ijambo ry'Imana turimo muri iyi minsi tuyiterane nuko umukiranutsi w'Imana azishima. Ibyangombwa by'ubuzima, ibyangombwa by'inzira, ibyangombwa by'uko ugomba kubaho, ibyangombwa by'ibirayi byuriye n'umuceri si wowe bireba, birareba Imana uri ku mugongo wawe. Mumvugire ngo amen. Hanyuma icya gatatu nsoza bibiri nzabivuga naragarutse. Icya gatatu iyo bageze ku kiraro cyangwa ku mupaka niyisobanura ahubwo umuhetse niwe wisobanura. Mumvugire ngo amen. Ibintu umuntu uri mu mugongo w'Imana atakwiye kwitaho ni impamvu y'ikiraro, cyaba cyatebeye, cyaba cyaguyemo, cyaba kimeze neza cyangwa nabi. Uri ku mugongo niwe umenye ko ari ucyambuka. Yakwambuka gake yakujya agatagwamo, yazana ikindi gitaka tindaguheta avuga ati kumama neza wepfa fakuticu gusa gumama. Ariko mumvugire ngo amen. Kumupaka afite resepasse zose. Ariko mumvugire ngo amen. Mipaka yose afite resepasse. Cyane kumubwira ngo hari imitego twatezwe y'uburyo bwose Satani yajya atega bero.
mukiranutsi atezwa imitego irenga umwe, ariko rero kubabwira ngo imiterere y'inzira ntabwo itureba. Mumvugire ngo amen. Uri ku kiraro gihengamye, ku kiraro cyaguyemo, nyir'ikiraro arabizi kandi arabishoboye. Imana ihabwa icyubahiro. Ntangira uyu murimo natangiye mvuga buno buhamya, ntangira mvuga buno buhamya, Imana ibunyuzuzamo, umwuka wera bunyuzuzamo, hanyuma abantu baranseka batari gusa umuntu bavuga ngo nari indaya mu Kinderenga, Imana ihuye mu buraya. Noneho nange abantu batangiye guseka ndahumuka. Ubu dufite abantu bahumukiye gukora ibyango basanga baribeshe, ariko nta kwibeshya kuba mu gukiranuka k'umukirana kigira gute akihamagara mpamagarwa gutyo ndabatizwa nuzura umwuka wera. Mana iramya ngo nzakuzuza ijambo, sinari nzi gusoma no kwandika, ntabwo nari nzi ibyo biva niyo bijya, kuko nawe urumogi nkiri mu wa gatatu primaire, ibyo kwiga n'amashuri ntacyo nagiraga. Imana inyuzuza ijambo, nta teoloji inyuzuza ijambo. Haleluya. Amashuri niga nyuma ariko ibyo Imana yagombaga kunyuzuza yabinyujuje mbere. Muvugire ngo amen. Maze kubinyuzuza ntangira gukora ivugabutumwa, ntangira gukora ivugabutumwa. Ivugabutumwa Imana yari inyujuje ni ibyo kubwira abantu imbaraga zituye mu Mana kandi zikiza icyaha. Muvugire ngo amen. Ababwira ibyo nyize nabo bagahita bizera unyujuje nabo bagakira. Ubu hano hari amaniga ari buze gukira. Haleluya. Hari abajama bari gukira kuko Imana nanjye nijije nari umujama kandi nankarabije yansize. Haleluya. Bagakira. Ariko nabona abandi bakambye bati ibyo bintu uvuga ntibigezweho. Ubu dufite ibintu twakiza abandi babona bitagezweho gukira. Ubu tugeze mu isi y'iterambere, ibyo turi kwanga turwanya abandi bari kubikora bashyizemo imbaraga, ariko abazi Imana yabo bamara gukomera. Ndakomeza ndahamya, mpamya yampamagaye, vuga uburyo inkijije uburaya, vuga uburyo inkijije urumogi, vuga uburyo insuye nari ipfuye, abanyicaza n'abashyigikiye baraboneka ari bo benshi. Abambwira bati komera uzagera kure baba bake. Iyo ukijijwe uri umukristo ubangamira abantu, tubangamiye isi, tubangamiye benshi kuko dukora nk'ibyo badashaka. Ariko haleluya, ariko nuko rata turi ku mugongo w'Imana. Haleluya, turi ku mugongo w'Imana. Imana ishimwe. Ndabangama we, noneho mu gihe Imana ibona ncitse intege, nanjye ntangiye kwibwira ngo ni Yeremiya ni warashutse ndashukika, ntashute ngira. Umugabo tsuhuje agati iyo ndahira kugutwara irarangiye, nta rugo sura Yesu y'urugo. Umugore wanjye ati yanda yageze iwawe, amateka y'ubuhamya aranzonga. Bwira Imana ni warashutse, ariko ndababwira mu gukiranuka nta gusukana kuri mu gukiranuka azishima. N'ubu uyu munsi twarira nk'abari mu gukiranuka azishima. Haleluya. Ndashima Imana. Imana ibona ncitse intege ndananiwe ndarambiwe, ayirangije iramanuka iramya ngo mwana wanjye dore nguhamirize n'Uwiteka waguhamagaye uwo muhamagara. Mumvugire ngo amen. Imbwira ijambo ryiza nakunze, irambwira ngo muri ubwo buhamya naguhaye guhamya, icya mbere ubwawe buzakurinda. Uzi ko ubuhamya bundinze. Ubu ndi umwe mu bagore batagira umugabo batereta, nta mugabo untereta. Bajya bambwira ngo wowe umuntu aguteretse bwacyo wabishyize kuri YouTube. Ndavuga ngo hariyo abagabo b'ibigoryi, agahita acaho, nta mugabo untereta. Ariko mumvugire ngo amen. Kandi imyaka mvugiramo buno buhamya byari bipfuye ko banyubahuka cyangwa kandi, ariko kubera ubuhamya ntabwo Yesu yashyizeho igitinyiro n'icyubahiro, nta mugabo untereta. Haleluya. Hari ibyo umwuka wera yaneshereje kubera ubuhamya mpamye. Ati wowe umuntu aguteretse wabivuga, wivuga ngo Imana bikijije uburaya, ubwo umuntu aguteretse n'ubu ngumbwiye bamwe ko nabivuga gacya nabishyize kuri YouTube. Ntuteretere uramenye iniga ngiriya yanjye. Barangije Imana imbwira amagambo akomeye, irambwira ngo uretse no kukurindira ubuhamya bwawe, uretse no kukurindira ubukristo winjijemo, nzaguheramo umugisha muri ubwo buhamya. Irambwira ngo ubuhamya nzabugeza kure, uzonka amashereka y'abantu. Irambwira ngo nzaguheramo amadolari n'amayero. Mumvugire ngo amen. Ubu buhamya nzabwambukisha imipaka, ngo hazaza abantu bazifuza kumera nkawe. Hari abavuga butumwa bamaze iminsi batsetsa abagenzi banjye, barambwira ati sha ubuhamya bwo kubindaya no kunywa urumogi bimaze kuba boro ni guteze. Mwabaye amaboro n'imwebwe mukoresha imiterere yo kurwanya ibiyobyabwenge. Ubu natwe ducomoka tugenda tubanza turumwe tubone kugaruka, ubu turi amaboro. Ariko ngira ngo mbabwire ngo Imana yari izi ibwayo ikiri bukore. Ndagira ngo natwe abari bihebye, abari bakubiswe hasi n'abantu, natwe tuzamurire igaragaze ko gukira bibaho. Muvugire ngo amen. Ikirato byacu n'ubwo hari Imana idukijije, ntabwo twirata ko twanyweye ibiyobyabwenge, ahubwo twirata ko twanyweye tukabikira. Haleluya. Niyo ntego y'ubuhamya. Ndashimira Imana yakoze ibyo yagombaga gukora, kandi ibyo yavuganye nanjye imaze kumbwira ko bizagera kure, imaze kumbwira ko mukirenganye ngo ariko buzaturuka. Ndamye ngo nagusezeranyije ko nzaguha amafaranga, nakubwiye ko nzaguhungisha mu gihugu cy'u Rwanda, nzaguhindurira izina
bizaturuka muri ubu buhamya uri gukubitirwa, ubwo uri gutoterezwamo. Narije kukubwira ngo ubu Kristo wari urekuye uyu munsi, ongera ukomeze kugukomeje bora. Ukomeje iki? Imana urayifite yitwa agakiza. Umukiranutsi azagira gute? Azishi. Nubwo umukiranutsi yatangira arira, abogoza babaye, ariko hazaza hazishima. Ndashimira Imana ko nanjye hazaza hanjye ariho haha, umutima wanjye uguwe neza. Singifite ipfunwe ry'abambwiye ngo ceceka, singifite ipfunwe naho abambwiraga ngo ceceke babaga bafite inkovu z'ibyaha. Iyo umuntu avuze ngo narakize, uriya mwana w'imyaka 35 avuga yaretse uburaya, ngende umusaza n'umukecuru maze mfite n'abuzukuru bararara banereta. Ubu iyo mwana aravuga ibiki? Uwo muntu ufite inkovu z'ibyaha ntabwo ashaka kugukunda. Naje kumenya ko abacecekeshaga bose uyu musore nawe tugihurira kuri tere, kuko bari bafite inkovu z'ibyaha nkajya noneka inkovu kandi badateze mu kiri. Rero niba nta nkovu ufite, nezezwa nuko Yesu akiza. Yesu agira gute? Yesu kandi niba warakiza ukabona umusuke mugenzi wawe, fatanya nawe mushima Imana. Abazunze hano haleluya, amen. Abari muzuko uyu munsi haleluya, amen. Yesu arazura kandi Yesu arakiza. Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye gusenga. Miterere y'inzira ntabwo ikureba, miterere y'ikiraro ndetse n'imipaka ntibikureba, miterere y'ibiryo ndetse n'ibizazamuka n'ibizamanuka ntibikureba. Wowe narije kukubwira ngo mba ku mugongo w'Imana, kandi uyu munsi narije kuguhendahenda ngo niba utabaga ku mugongo w'Imana uyu munsi ubeho. Ndashaka kuvuga ku bintu bingahe gusa nkasenga. Bashimira Imana umumaro wo kuba ku mugongo w'Imana nihereyeho. Haleluya. Umumaro wo kuba ku mugongo w'Imana harimo intsinzi yitwa kunesha. Yesu aneshereje ibintu birenga ntabasha kuvugira muri aya materaniro kubwo kuba ku mugongo w'Imana. Haleluya. Ikindi cya kabiri, iyo umuntu ari ku mugongo w'Imana ahererwa amasezerano, kandi amasezerano abafite gikurikirana yitwa Imana yavuganye nawe. Hari ibintu Imana ikubwira biremereye. Ngiye maze guhamagarwa Imana yambwiye ibintu biremereye, naje ntanuye amaso ndeba imirari nuka urumogi na kanyanga rwarangije murumvijwe ukuntu ryabaye n'imbaraga zitabi n'urumogi. Najya mvuga umuntu wese ati wowe itabi ntinararinywe. Yesu aramye ngo nzakugirira. Ndashima Yesu ko nta mateka agira. Haleluya. Yesu nta mateka agira. Abantu bafatira mu ngaruka z'ibyaha twahozemo, ariko Yesu yaturebye avuga ngo bana banjye. Haleluya. Twese turabana n'Imana. Ndashima Yesu ubanye nanjye ambwira ibintu biremere. Iyo ngeze aho ngaho uko yararanganije arambwira ngo ibyo muyomba wawe yashobora, ibyo tante yashobora, ntabwo Imana yakwiga ibivugaho. Imana ivuga ibintu biremereye, Imana ivuga ibintu birenze. Harimo abantu babohoye Imana muri iri teraniro, muyibohora mu buryo bw'ibyo yavuganye nawe. Mwe kuyibohora kuko Imana irihagije, kandi ibyo yavuganye nawe izagira gute? Kuko ari nta jambo ivuga ngo rigire gute. Ibi ngibi Imana yabibwiraga mama mu mwaka w'2000 dore nguri ari umurokore wo mu rugo no mu gihe cya pasiteri witwaga Mupenzi. Imana iganya uri nk'urumogi, uri kurara mu mabrodire, uri indaya, nzamwiyubahishiriza. Ndashima Imana ko yanyubahishirije. None mama turicaranye ku ruhimbi, mumvugire ngo amen. Ndi presidente w'ababyeyi, mumvugire ngo amen. Narahoze ndi presidente w'indaya mu Kiderege. Imana ishimwe, Imana ikora ibirenze. Wo kuyirebera mu mibare y'ibyo wowe ushobora, yirebere mu mibare y'ibyo udashoboye, kuko ibyo uzaza gukora. Benshi muri mwebwe muhagaritswe umutima n'ahazaza, ariko muhararira Imana muri ku mugongo wayo. Ku mugongo w'Imana nahaboneye umugisha. Ndashima Imana. Naje mvuga ubutumwa bwiza gusa, nza ndumuvuga kutumuvuga Imana inkuye mu buraya, nzamamaza ubwoko kw'Imana. Abambonye bati yo nzahaye 35 nkobanye, urumogi rwarankobanishije. Aka gasura ni ukubera Imana. Imana nganya ati nzagukuraho ibyo bizinga byose ngukarabye gusinga. Mumvugire ngo amen. Imana ivugana nanjye amagambo meza, irangije yo kabya. Imana ishimwe. Indindira muri iryo vuga butumwa. Abaribonye rero ukajya bambwira ati kose tukubaza, kuko Imana yampamagaye maze kubana n'umugabo tumaranye imyaka 2. Nabonye imiga yanjye bibaye ibintu bikomeye. Fata gataro nzunguzanye na mama, twazunguzaga gataro. Mama agafata idodo naye bafata idodo, tukazagera tukajya kuri umusozi w'ijari kurango. Bukeye umugore umwe araduseka, harimo ngo kabiri kubona umwana na nyina barawishe. Imana irabyumva. Dufite Imana yateza amatwi ibyo batuvuze, kandi muhumure ntigira ngabo izatwunamura bakiriwe. Uwo mama njya munyuraho ngiye mu ivugabutumwa, njya munyuraho ngiye gukora mu mujyi aho nkorera, yari yiharanye. Hari ibintu bizatera abantu kwihana utavuze, kugira ngo amen. Imana izakora ibintu bitera abantu kwihana utavuze. Imana ishimwe. Ndashimira Imana. Imana ni umukozi w'umuhanga. Nkorera nkomeza gukorera Imana. Imana maze kumamagara acuruza agataro, irambwira ngo dore uyu muruho warushe ngukuyeho. Irambwira ngo fata biriya igitabo kinini muhorere,
aguha umugisha. Muvugire ngo amen. Uwo mugisha nawo nabonaga kuko ndabyibuka ko hari ahantu twageze tukagurisha amateleviziyo mu nzu, tukagurisha amatelefone. Njye n'uyu mugabo umaze gukizwa ndamusengera naza arakizwa, amaze gukizwa dufata ivugabutumwa dukorera Imana aho yakoraga mu kazi. Bati rero hitamo gusenga cyangwa uhitemo akazi. Umugabo arambwira ati mwanyemerera nkakora akazi nkanasenga. Ati hoya, urahitamo akazi cyangwa gusenga. Bukeye bamwirukana batamubwiye, bamwirukanye dufatiraho. Umugore nta kazi, umugabo nta kazi, dufatiraho dukorera Imana. Abaturage bakavuga ngo Doriane arimo barahize. Doriane reka bavuge utambutse ujya gushaka Imana, izagaragaza ko mwubatse ubucuti nayo. Mumvugire ngo amen. Ubu ufite umuntu bashobora guhamagara bakavuga ati kuva saa munani wicaye aho, ubundi ufite ubwenge, ariko niwe munyabwenge kugira ngo yaramwiye ngo kubaha Imana ni ubwenge, kandi kuva byari ko kugira gute ishusho. Ndashimira Imana yaturinze n'umutware, tubyumva kimwe, twubaka umuryango wo kubaha Imana no gukorera Imana. Wacu yabirinde ngo nta gihombo kirimo. Mumvugire ngo amen. Imana irabireba, yumva ibitutsi badututse. Aho twabaga mu nzu baratubwira ngo ntabwo ari HCR zifashe imbabare, amezi abaye 7. Nganira n'uyu mugabane rumwe, rero iwacu nta mugabane uriyo bagabanira mu bandi 9 dufite n'akazu bafite. Iwanyu naho nta mugabane. Ubu hari abantu bahuye ari babiri bose wabo nta migabane, ariko tubabwira ko Yesu afite umugabane. Yesu afite ikireme, azatugabanira, aduhumurisha amagambo meza, aratubwira ngo ngiye kubagabanira. Yaramaze iminsi atubwira ngo ngiye kubagabanira abana banjye, ngiye kubahumurisha. Ariko Yesu akubwira amagambo kumva arakuryoheye. Rata nubwo bitari by'abantu uryoherwe n'icyo Imana yavuganye nawe, kandi bifate nk'ibyabaye mu izina kugira ngo bikuremo umutima w'ibizaba hanyuma udapagangara nk'uko abisi bataga. Ariko mumvugire ngo amen. Mugabo namubwira ngo turambagize ishyamba tujye kuba mu ishyamba, Yesu azadusanganya. Iryo joro twari tuganiriye kurambagiza ishyamba, Imana irarana n'ubuyobozi bwanjye bw'itorero. Itorero riricara bari abana bafite ubuhamya. Umvugo Imana ifite inzira bataze. Uziko Imana ifite inzira yafireje. Mumvugire ngo amen. Uziko inzira izajya bivuga badasa nk'iyanjye. Mumvugire ngo amen. Irarana n'itorero mu bintu binkora ku mutima. N'uburyo mfite ibintu bifite ubuhamya. Mbifurije gutunga imitungo ifite ubuhamya. Tunga umugore ufite ubuhamya, tunga amazu afite ubuhamya. Kuko Imana ije mu isanga kandi izasanga byose bidafite ubuhamya. Dufite abantu bafite ibintu bijya mu manyanga, byose bizakurwa naho nawe. Mwifurije gutunga umugisha ufite ubuhamya, uzahamiriza abandi bagakomera mu izina. Ubuyobozi bwanjye burandarika, burambye ati turagushaka n'umugabo wawe, turagenda bw'itorero, batubwira ati turashaka ko mujya kuvuga ubuhamya kuri radiyo. Mufite ubuhamya bwiza bwafasha imiryango, bwafasha urubyiruko, mwatwemere. Yesu yazanye umugisha waza henda. Mumvugire ngo amen. Baduhenda gutyo tuba turagiye, badushyize mu modoka dutangira kuri radiyo yitwa umucyo turagiye tuvuzeho Imana, tuvuze ubuhamya n'ijambo ry'Imana. Ababyumvisha bati yo babana basaze none bageze kuri radiyo bavuga iby'Uburaya n'ububobo bwabo. Ariko Yesu ari mu kazi, Yesu ari mu kazi. Iki giterane ari mu kazi. Ntabwo uyu muri ariko Yesu yakuranditse ari ubuza. Mvugira ngo si ubusa, mvugira ngo si ubusa. Ntabwo iyo ni forme wambaye wicaye hanga kubera ko Yesu atari mu kazi. Mvugira ngo Yesu ari mu kazi. Haleluya. Yesu ari mu kazi wakuranditse muri iki giterane. Njya kuri radiyo zirenga imwe, amaradiyo ndega amatwi aransimburanya, arampererekanya nitegera n'umugabo twitegera. Yesu akamya ngo muri kubitsaho inyenje n'ingisirikire. Yesu aramya ngo dufite mu ijuru hari konte bloke yayo, tugiye kumurokora tubaheke mu giti. Ariko haleluya, Yesu yaborokoye ibintu bigira. Mumvugire ngo amen. Amen. Nibagume hariya ariko tubasengera, sibyo? Umuntu ufite ibintu bijya bimunesheje kugira ngo ubwire Imana ati naraneshejwe, ndatwubita kabisa njya kwa mwa baranakahubita ngo mwa bararabana kahubita ku mihanda. Ndengera Uwiteka urubyiruko banengere. Abo batsingwa Imana barengere. Muze kungira gutya pastor nasenga ubwiza Imana kuri bwira uti ndaneshwa kandi uri guheka abantu ntabwo wambekana ibintu. Imana iraza kukugwa neza uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Twese dukomere Imana amashyi mu izina. Twakira pastor wacu Mushumba ahesha umugisha izintama, azibwirira Yesu azikize. Yesu ahita azicomeka mu mugongo kuko natwe turimo mu izina rya Yesu. Dukomere Imana amashyi. Imana ibahumurisha neza. Ushaka ko tujyanayo ihane niringira gukiza uyu munsi. Kandi umutwaro umuzika nemerera ukuguruke wakuzabare kwiga
wihane, nawe aho uri mu nzu wihane, nawe aho uri ku muhanda wihane, nawe aho uri hose wihane. Imana ikugirire neza. Uyu ni umwanya wo kugira ngo wihane, Imana ikugirire imbabazi. Imana ishimwe ku bwa bene data bapfukamye hano, nimuzamure ibiganza byanyu imbere y'Imana. Nsaba abashumba bari hano bazenguruke kugira ngo tubasengere, dusaba Imana data ibababarire, bagirire imbabazi, ibezi batunganye, bavana umwanda wose w'ibyaha. Nawe aho uri hari ikintu ushaka gusaba Imana imbabazi no kureka, ubwire Imana ikubabarire muri aka kanya tugiye gusenga. Reka abashumba babagote babegere, tubasengere, twinginge Imana data ibaha imbaraga. Buri muntu wese wapfukamye nazamura ibiganza imbere y'Imana, ature amagambo, vuga ngo Mwami Yesu nje imbere yawe, ndagushimira ko wapfiriye ibyaha byanjye, ndagushimira ko wapfiriye ibyaha byanjye, ndagusabye ngo umbabarire, nakoze ibyaha byinshi ariko nje imbere yawe ngusabye imbabazi, umbabarire ibyaha byose nakoze, weza umubiri wanjye, weza ubugingo bwanjye, wandike amazina yanjye mu gitabo cy'ubugingo. Kuva uyu mwanya mpisemo kugukorera, mvuye mu byaha, sinzongera gusubira inyuma. Ngusabye imbabazi, ngusabye imbaraga, ngusabye imbaraga, umpa imbaraga zawe Mana. Ndakwizeye, ndakwiringiye, ndagushimira imbabazi zawe mu izina rya Yesu, amen.